Amahoro y'Imana abane nawe nshuti muvandimwe uduteza amatwi kuzo nishimwe biharirwe Nyagasani we murezi biremwa byose. Amahoro n'imigisha bisakare kwasozereje intumwa n'abahanuzi ariwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bavandimwe rero nkuko mwabikurikiranye nkuko ubushize nari nabagejeho ikiganiro kigira kiti gushyira umucyo ku kiganiro cyakozwe na Bishop Rutagengwa Auguste. Uwo ni wo mutwe w'amagambo twari twakoze uvuga ngo gushyira umucyo ku kiganiro cyakozwe na Bishop Rutagengwa Auguste. Abantu benshi baragikurikiye ndanabashimira kuba barabashije kugikurikirana ndetse bamwe bakanyandikira, ariko hariho wari wambaje ati subundi niba ko mu kiganiro numvishe ko avuze yuko Bishop Rutagengwa yasuzuguye umuyobozi, arambaza ati uwo muyobozi ko ntasobanukiwe uwo ari we. Mukuri nkuko nawe basobanuriye nkanabibereka ku ifoto yakoresheje ku kiganiro cye, cyangwa se ifoto igaragaza urwinjiro rw'ikiganiro cye. Mukuri yafashe ifoto ya Mufti w'u Rwanda ashyiraho ikintu rumeze nk'urukoko rw'urunyamaswa, hanyuma umwe mu bakurikiranye arambwira terega wikwirwa uvunika kuba yarabishyizeho yaracyegeranije na Mufti w'u Rwanda akaba ari umwisilamu. Aranyandikira arambwira ati n'ubundi mwebwe abayisilamu bavuga yuko mudasenga Imana ahubwo musenga shitani. Bivuga ngo Bishop gukora biriya yafashe Mufti w'u Rwanda amugereranya na shitani. Bishop muzima ntabwo yakagombye gukora kuriya. Hanyuma undi arambwira ati subundi kubikora nta kintu bivuze, ati uriya ni umuyobozi w'abasilamu ntabwo ari umuyobozi w'abantu bose. Icyo nagira ngo nsobanurireho abavandimwe, wenda n'abandi mu bayisilamu wenda badafite ubumenyi buhagije, no mu bakristo badafite ubumenyi buhagije, no mu bandi bantu badafite imyemerere ariko bakaba badafite ubumenyi buhagije. Mufti ntabwo ari Mufti w'abayisilamu gusa. Iki kintu abantu mu gisobanukirwa, ntabwo Mufti ari Mufti w'abayisilamu gusa. Ni niyo mpamvu titireye ivuga ngo ni Mufti w'u Rwanda. Mufti ni Mufti w'abayisilamu, ni Mufti w'abatari abayisilamu. Niba ari Mufti w'u Rwanda, ahangaha mu byumve neza, ntabwo mu Rwanda habamwe abayisilamu bonyine. Mu Rwanda harimo abayisilamu n'abatari abayisilamu. Ntabwo Mufti ashinzwe kwita ku bayisilamu gusa. Ntabwo Mufti w'u Rwanda ashinzwe kwita ku bibazo by'abayisilamu gusa. Ahubwo kubera ko abayisilamu ari bo bamwumva, ari bo bamwegera bakamugezaho ibibazo bafite, ari bo bamwegera bakamugezaho ingorane baba bahuye nazo, ibyo yabafashamo nibafasha. Ariko Mufti w'u Rwanda ahagarariye abanyarwanda muri rusange bafite imyemerere abari bo bose n'abatayifite. Impamvu mbibabwira ni iyihe? Nushaka uzagenda umwegera umusobanuze neza witonze, kubera ko Mufti w'u Rwanda ahagarariye ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Mufti w'u Burundi ahagarariye ummati Muhammad mu gihugu cy'u Burundi. Mufti wa Uganda ahagarariye ummati Muhammad mu gihugu cya Uganda. Mufti w'Ubushinwa ahagarariye inyungu, ahagarariye ummati Muhammad mu gihugu cy'Ubushinwa. Mufti wo muri Amerika ntabwo ari Mufti w'abayisilamu gusa, ahubwo ahagarariye ummati Muhammad
mu gihugu cya Amerika. Kandi ummati Muhammadi ntabwo ari abayisilamu gusa. Abayisilamu ni kamwe mu duce two muri ummati Muhammadi twabashije kwemera inyigisho z'intumwa y'Imana Muhammadi, ariko noneho n'abandi bose babarirwa muri ummati Muhammadi buri uwo ari we wese wabayeho ku gihe intumwa y'Imana Muhammadi. Igihe Muhammadi yavugwaga ko yabaye intumwa, ko yari intumwa, ko ari intumwa, uwo muntu uwo ari we wese abarirwa muri ummati Muhammadi. Iki ngiki ntabwo abantu benshi bari babisobanukiwe. Ni nayo mpamvu nugera ku musigiti uzasanga abantu benshi baje gusaba inkunga ku musigiti ntabwo baba ari abayisilamu gusa, ndetse ni nayo mpamvu uzasanga abo bantu bagera ku musigiti bagafashwa batabajijwe ngo idini ryawe ni irihe usengere. Oya, imamu w'umusigiti aramutse abajije ibyo ngibyo yaba akoze ikosa, kuko niba ari imamu mu rwego rw'umurenge ahagarariye ummati Muhammadi mu rwego rw'umurenge. Niba ari ku rwego rw'akarere, imamu w'akarere ahagarariye ummati Muhammadi ku rwego rw'akarere. Ikintu abantu benshi mu gisobanukirwe, ntuzagire ikibazo ngo ubure kugenda ngo ukigeze kuri imamu w'umusigiti cyangwa imamu w'akarere cyangwa se mufti w'u Rwanda cyangwa se imamu w'intara ngo ni ukubera yuko utari umwisilamu. Oya, nikiza nazaba bifitiye ubushobozi azabigufasha, kubera yuko waba uri umwisilamu waba utari umwisilamu, buri uwo ari we wese, umuyobozi w'abayisilamu, umuyobozi cyangwa se mufti, imamu w'akarere, imamu w'intara, uri mu nshingano ze kuba yagufasha mu gihe abifitiye ubushobozi. Ubwo rero ngaruka inyuma nkosora uriya muvandimwe, iyo usebeje, iyo uharabitse, ukandagaza mufti w'u Rwanda, nawe uba wiyandagaje. Ntabwo bishop wenda ashobora kuba atabizi, akaba yarabikoze atabizi, atabisobanukiwe, ariko ubu none ahangaha uyu munsi wa none Bishop Rutagengwa Augustin, iki rwose ndibaza neza yuko atazongera kurengera urwego rumuhagarariye. Bishop Rutagengwa, nubwo uri bishop, mufti w'u Rwanda araguhagarariye, agusabira ku Mana, akwifuriza ibyiza, niwe uguhagarare, niwe rwose ubu niwe wakagombye kwegera n'ubusabe wifuza kugeza ku Mana akabuguha. Ni uko bimeze. Ubwo rero iki kiganiro nkaba nyisoreje hano, nkaba nagira ngo nsubize umuvandimwe wari wambajije, ngira ngo mwereke agaciro ka mufti w'u Rwanda. Ubwo inshallah niba atanyuzwe azongera nyandikire, niba atanyuzwe ndazampamagara. Nkabasoreje hano, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amahoro y'Imana n'imigisha y'Imana bibane nawe.